Inshuti bakunzi batuza TV mwe mudahwema kubana natwe inshuti bakunzi ba Rayon Sport mbere yuko twinjira cyane mu makuru agezweho muri Rayon Sport abakinnyi bashya batangiye kubona ibyangombwa ni bande ababibonye ni bande abatabibonye ni bande ariko uyu musore w'inzobe witwa Vini Joachim Vini yamaze kubakuraho akabazo ashyiraho akadomo mu bari kumukurikirana mu myitozo ya Rayon Sport n'uyu nguyu uri kureba neza cyane urimo wigorora cyane umusore w'umusirimu cyane ukina umupira wihuta baro ku kirenge wajyo ni sumaku ngari maraguruka umutoza yashirizeho vi nziza cyane yitwa Ben Azizi Dao umusore ukina kuri gatatu ka Rayon Sport ndaje mukuganira neza cyane uko ari kwitwara mu myitozo y'uyu munsi kuri wa kane kipe Rayon Sport yagiye yinjira muri lokale amakuru ni menshi cyane ayaranze imyitozo ya none rekanya kuvira imuzini muzingo aha ni kuri Tuza TV handi ubonera amakuru ya Rayon Sport aziri muha amakuru tuba twarebesheje amaso yacu narababwiye Rayon Sport mu ibanga ryayo rikomeye cyane mu buryo bw'ibanga ntabwo ishaka ibintu byabo bijya hanze umukeba naye ngararekereje areba ngese mama ngo muri babandi bashyashya ngo ninde uzakina ngese ngo murumva ngo bora ngo mumva ngo yakwiyegeranya ngo minsi 2 ngo ikatsinda peri sawa reka tubiganiraho neza cyane twinjire cyane amakuru ku buryo burambuye ese mu byukuri birasaba iki Rayon Sport kugira ngo itsinde umukino igomba gukinamo kuri Super Coupe umutoza Bruno Ferrin na staff ye ni iki bari gusaba aba basore byose reka mbikuganire cyane yitwa Faustin Likao Kitoko Maestro Pizarro ni umusore gihanyaswa cyane uyu nguyu ngo afite ubutumwa bukomeye cyane umusore witwa Forenganye amakuru ye nyakuzaniye neza cyane ibi byose reka tubiganiraho cyane mu byo burambuye ngo ikaze nibarwa mbere tubanyura kaza neza abo dusanganywe dusangira isoko n'isaso kandi amakuru aziri mu hagikundira igikaka gikano cy'imfizi nyabaha ntabunebwe nawe urakaza neza nawe rero twereka ko wahageze ukanda subscribe kugira tugwa amakuru neza twamaze kuba umwe muri Kristo Yesu bakiriya bacu dukunda numbaza ni inzu nziza cyane mu karere ka Nyanza umurenge wa Mukingo ahantu heza cyane hitaruye kandi hari amafu n'amafunguro ni inzu nziza cyane yubakisha amadafari kuva hasi kugera hejuru ifite igipangu kinini cyane ifite parking y'imodoka ifite ahantu wahinga imboga ibiti by'imbuto n'ahantu heza cyane waturuga tuza kandi ukumva umerewe neza n'umuryango wawe reba imbere mu nzu ikintu bita plafond gypsum ndetse ifite salon na salamanje nziza cyane ifite ibyumba 4 douche 2 na toilette 2 mu nzu ifite igikoni ndetse na stoke wala iyi ni inzu watura mutuje ibazana nuko itari guhenda reba igikoni cyawe neza cyane ni igisirimu n'ugusuye agasanga musobanutse mbega inzu nziza cyane ibaze ko ifite annex ikagira ikigega cy'amazi aho banika imyenda hafi y'ibitaro neza bya Gatagara iruhande rw'abagiye kubaka ikibuga cy'indege hano mu Ruhango ifite ubuso bunini cyane bungana metero kare 1377 ni inzu nziza ngwino nyikwihera miliyoni 45 gusa nibyo namaze ubwikaze nshuti mukunzi wacu ako karakanyuzemo kandi nyamune ku muntu ufite imari cyangwa se ufite amafaranga ye naza mwera imari y'inzu nziza cyane miliyoni 45 z'amafaranga y'u Rwanda neza cyane hanyuma rero ngwikaze wowe namaze kubwira nti wamaze gukanda subscribe ni byiza hanyuma muri comment twandikire uduhe igitekerezo cyawe kandi nibikubuze rwose kuza kuduha inyunganizi yawe uko byumva n'ukumva byakwiye kuba bigenda kugira turusheho kugenda tunoza ikiganiro cyacu uciye muri comment cyangwa se unakanda kuri like kugira ukundi ikiganiro cyacu ubundi kuri WhatsApp yacu ushaka kujya muri group ya WhatsApp ushaka kubana natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi yewe ushaka twamamariza ushaka tuzamura social media zawe cyane cyane YouTube twandikire kuri 078342 turakera mu kwezi kwa mbere turacyashiza hasi ibiciro kugira ngo buri muntu wese yisange channel yiwe iba boost imenyekana igera ku banyarwanda benshi ubundi ndetse n'ibindi byose ushaka kwamamaza watubwira twakwamamariza neza cyane dore ko abakunzi bacu tubashimira ko badukurikira kandi ibyo tubasabye bakabidukorera nta kintu bitwaye na kimwe mbaye ikaze rero kera kabaye Rayon Sport uyu munsi kuri wa kane umutoza Bruno Ferrin nibwo yatangiye gukora ku mataktike ariko cyane cyane mu buryo gufungura abakinnyi 11 kuri 11 abwira ati mugomba gukina mu buryo mugahagara mu buryo according to the opponents dukurikije open tuzahura nawe ariwe APR kuri uyu wa gatandatu mugomba gukina mu buryo no mutoza yafashe 11 be ariko ntabwo nifuza kuba nabavugaho impamvu nashaka bavugaho ntagira umuriro wumva ko wagira ngo nuko ntabazi nuko ikipe itari mishaka yuko twasasa ibintu byayo ibi nimbi babwira bareyo bavani mu inshuti zanjye ndabizi ko mubyumva aho biri ngo mumanya rwose amakuru nyababwira ntacyo ncaho ariko n'umutoza uri mu prefer ndaza kubwira abanywakinnyi mbona badakwiye kuzabura kuri iyi match bitewe n'imyitozo nagiye mbona ariko simubwira ngo ese bazakina cyane ntibazakina kuko ibyo ngibyo umutoza n'ushobora kubigena gusa ndakubira ngiye abona abonesha amaso yanjye bitwaye neza iyi ngiyi ni Tuza TV amahitamo y'aba sportif nyabo nagera kubareyeho tugaca kabogi tukaganira ubu n'umupira w'amaguru kurushaho kugenda uturyohera birumvikana
reka n'abandi ba sportif mu yandi makipe mukunda mwese tubana hano mbone no kwifuriza ibihe byiza yewe n'intangiriro z'umwaka nziza kuri mwese byose birushaho kugenda bigenda neza cyane. Umutoza rero Bruno Ferri n'abasore be kuri uyu munsi batangiye gukora ku matactique, ariko nanayibutsa ko nyuma y'imyitozo mu gitondo ikipe yisi ijya muri locale birumvikana izongera kugaruka ije gukina n'ikipe ya PRFC ku munsi wo ku gatandatu saa 12 n'igice za nimugoroba muri Stade Amahoro i Remera. Muti rero byagenze gute? Ni Rayon Sport uyu mugoroba cyangwa se uyu munsi nanjye ngo uyu mugoroba iki gitondo yakoze imyitozo, mu by'ukuri umutoza yafashe 11 be abona bashoboka abashyira muri equipe A, afata n'abandi 11 abashyira mu equipe B, ariko akajya kugenda akora icyo bita rotation cyangwa se amapermutation, bitewe n'ukuntu umukinnyi yari kwitwara muri equipe runaka yashobora kuba yamuzana mu yindi equipe, ariko umwe mu bakinnyi batinzweho cyane bitewe n'ubuhanga afite wagumye muri equipe A akayivamo habura iminota nk'itanu ngo basoze imyitozo, ni umusore witwa Vini Joachim. Uyu nguyu ni umusore muzima cyane, ni umusore ufite imoso yihuta, ni umusore mukora cyane, mu by'ukuri yaje kuba mu by'ukuri akina neza cyane kuri uyu munsi. Yewe ntibagiwe umusore witwa Aziz Daon. Aziz Daon nawo ni umusore ukina kuri gatatu, ni umusore muzima cyane, ariko uyu musore cyane cyane witwa Vini yitwaye neza cyane kurenza mu by'ukuri abandi bose. Ururetinga amanota wasanga bafite meza kurenza ayabandi, cyangwa se anganya n'abandi nka 2 cyangwa 3 gusa. Abandi bose kabisa bana ko umutoza agenda akora impinduka zigamije kureba ese abakina na gute, aba bahuza gute, ese abangaba naba bakina gute, konsigne zabo zakumvikana neza kurenza. Byose nibyo uyu munsi bakozeho. Bimwe mu byo rero wamenya mu by'ukuri mu myiteguro, ntabwo ko nta wundi mukinnyi ufite ikibazo uretse abavunitse musanzwe muzi, uretse Isudiyanye, uretse Azizi Kurenya Basane, abo ntibari mu mibare y'umutoza muri iyi minsi kuko birumvikana nyine baravunitse. Nka Isudiyanye yavunitse ku munsi ndakeka wa 2 w'imyitozo y'umutoza wa Rayon Sport, niba atari uwa mbere. Hari ikigoroba murabyibuka ninjye waberetse iyo nkuru bwa mbere, ari babade cyane, ariko nyine umupira w'amaguru nibyo biwamo nabyo bibaho. So rero icyo wamenya abandi bose nuko group yose ihari, ndetse amakuru meza amakunzi ba Rayon Sport nuko hari abakinnyi bamaze kubona ibyangombwa. Uyu nguyu Faustin Kao, Maestro Pizarro Kitoko yamaze kubona ibyangombwa byo bimwemerera gukina umupira mu Rwanda. Birumvikana ni ibyangombwa dutegereza abareyo biri donc bitangwa na n'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, nibo batanga license ku mukinnyi, hanyuma akaba ajyagira gute yakwemerwa gukinira ikipe runaka. Uyu nguyu yitwa Likao yamaze kubona ibyangombwa, ni umukinnyi ukina hagati mu kibuga, bigaragara ko ashobora kuzakwanamo na Richard ndetse na Tony Kitoga, nkurikije uburyo nagiye mbona umutoza yubakamwe ibintu byiwe ntibyazaba tangaza ari uko bigenze. Hanyuma rero undi musore wabonye ibyangombwa ni uyu nguyu witwa uyu Aziz Daon Ben Aziz Daon. Uyu nguyu nawe wamaze kubona ibyangombwa, umunya Burkina Faso. Birumvikana ni umusore mu by'ukuri wamaze kubona we abona ibyangombwa byiwe byo gukina mu ikipe ya Rayon Sport. Abandi basore bategerejwe cyangwa se bategereje ni umusore witwa uyu nguyu witwa Vini nawe ibyangombwa bye birategerejwe. Uyu musore avuye muri Benin, umunya Benin rwose. Biba bisaba iki kugira ngo umukinnyi abone ibyangombwa? Biba bisaba ko ikipe ya nyuma Last Club ikonfaminga ko uwo mukinnyi yamaze kuba ayivamo kandi nta kibazo na kimwe bafitanye. Wakwibaza ngo ese ko Rayon Sport asije ibyangombwa by'abakinnyi muri systeme ya Ferwafa y'umupira w'amaguru, Ferwafa nayo iti contacta amakipe abo bakinnyi baturutsemo, ikabaza ngo abakinnyi mwarabarekuye koko nta litige zirimo, nta kibazo mufitanye? Hanyuma mu equipe niyo ahita avuga ngo d'accord, agakonfirma ko nta kibazo abakinnyi bafite. Ubwo rero babiri bamaze kubona ibyangombwa muri 4. Birumvikana Kwizera Olivier ntabwo ntekereza ko nta kibazo na kimwe kirimo, kuko n'umure yasanga ari umunyarwanda kandi nta kipe afite yari afite, ariko kuba atari afite ikipe ntibikora ko Ferwafa yongera kubaza muri equipe yakiniye bwa nyuma kugira ngo babaze niba nta kibazo cy'uwo mukinnyi afitanye nayo kugira ngo babone kumuha ibyangombwa. Ubwo nabibona turahita dukonfirima. Abakongomani rero harimo uwitwa Yannick Bangala Litombo uri mukina muri defense, binashoboka ko yazakinana hagati yiwe na Kabange, cyangwa se uyu musore twemera Bayisenge, yewe ntibagiwe na Rushema Chris, dore ko arabasore bose bari gukorana umwete mwinshi bya hatari. Uyu musore rero uyu munsi muri equipe ibanza yari yabanje gukinamo na Ramazani Chimanga. Uyu musore Ramadani Chimanga ikibazo kirimo kinakomereye ntekereza ko abari baza ko bahangayikishwa nacyo nuko ari umusore mu by'ukuri waje muri Rayon Sport
nawe utarabona license cyangwa se utarabona license yo gukina Rayon Sport, ariko ntakagongwa n'iki, ni umusore wavuye mu ikipe yitwa Kashmir nibagira n'izina ryayo hariya mu gihugu cy'Ubuhinde mu cyiciro cya kabiri. Kandi amabwiriza yo kwakira abakinnyi b'abanyamahanga muri shampiyona y'u Rwanda avuga ko umukinnyi uvuye mu kindi cyiciro kitari icya mbere mu ikipe avuyemo biba bisaba ko umukinnyi nibura aba yagiye gukiniraho ikipe y'igihugu ahavuka. Ariko umusore witwa Ramazani Chimanga nta kipe y'igihugu arakinira nkurikije amakuru mfite, kandi mu by'ukuri umuntu aba yashakashatse, keretse habaye ari akantu kagobotse Rayon Sport, uyu musore ntabwo yari bwakinire ikipe y'igihugu ya Kongo ariyo ikipe y'igihugu cye. Yaciye muri za Afurika y'Epfo ajya muri Angola, yagiye akina amakipe atandukanye, ariko nta kipe y'igihugu yari bwakinire. Ibyo rero sinzi ukuntu Rayon Sport ibuze kuba ibisoltinga, ikaza kuba ibisoltinga rwose bigasolvinga ikibazo kigakemuka, kitakemuka ubwo akaba arase gukina Rayon Sport, akaba yahita ajya mu bakinnyi batazakinira Rayon Sport, ahubwo Rayon Sport ikaba ibaye ishaka kongera gushaka umudefanseri yahita ishaka uwundi, ariko yitwa Chimanga akaba yaza kuba abura amahirwe kuba yakinira Murera. Icyumvikana rero uwo nawe ntabwo arabona ibyangombwa, ubwo nimabwiye na Yannick Bangala Litombo nawe ntabwo arabona ibyangombwa. Birumvikana ubwo na kagasore nyine nabwiye Kavini akanka k'inzobe rwose, ariko bose barategereje. Anytime ni ibintu biba proved y'ikipe yageze gutya ikavivura ko ibintu bikunze bihita byihuta, na Ferwafa ihita ibivivura, ni systeme ya internet birimo ikora. Gusa amakipe yo muri Kongo akunda kugorana, murabyibuka ko abakongomani bagira uburyo baragiye bagabyirukira mu tudemi baba bagiye bakuriramo, wese uyungu yarashaka ko ngo confirma, ariko hari ibya kibura, ugasanga ikipe rutundi dufaranga igiye itanga duke kugira ngo babe bamurekura cyangwa se bakoroshya uburyo bwa service bwabo bwihuta. Ntabwo ari nk'ani wacu mu Rwanda service ariyo kintu kidufata nk'ikintu cy'agaciro gakomeye cyane, burya service mu Rwanda ingana n'ikiguzi, buryo uhawe service mbi mu Rwanda bikanamenyekana, waguhaye iyo service mbi rwose yabibazwa shisha itabona. Hariya rero muri bihugu ho ntabwo ari uko, birumvikana babisaba ko ugenda negosia gake witonze, kuko uzanyemo iby'uburakani ngo wihute byagupfana. Ngaye nguko rero birumvikana n'amakuru rero muri sport cyangwa se muri Gikundiro. Andi makuru ndaza kuyagarukaho cyane, reka mbashimire cyane mwe turi kumwe, ariko by'umwihariko mbashimire mushaka kugura ibikoresho mu by'ukuri bikozwe mu mbaho ngizi, sahamanje nziza cyane za Muvura, yewe urabibona neza cyane amagarderobe, urabona ibitanda byiza cyane bya Muvura, bya Ribuyu, bya Pinus, byose tubifite iwacu mu Gaciro ka Gisozi muri The John's Furniture Empire, niho honyine ushobora kubona ibikoresho byiza nk'ibi ngibi. Yewe uretse n'ibi nkweretse mu by'ukuri byihutirwa, hari n'ibindi byinshi watubaza mu bikomoka ku mbaho, byose bikakugeraho aho wibereye. Sinangwa makuza iwacu kuri shop cyangwa se kuri warehouse, cyangwa se wanabona n'umwanya ukaza ukahagera ukihitiramo burya ngo hitamo Maripfa, ubundi byose bikakugera mu biganza. Mpamagara kuri 0783422600 wishyikirire ibikoresho. 0783422600. Uyu musore witwa Faustin Likao Kitoko Maestro Pizarro atabariye ntumukwiye kugira ubwoba, ntazagira uza ku kibuga yikandagira. Twiteguye guhangana n'ikipe ya PRFC, twiteguye gutanga byose nka ekipe kugira ngo twikure mu gasuzuguro ikipe numva imaze iminsi yarasuzuguyemo Rayon Sport, dore ko bishyize muri comfortable zone cyangwa se muri zone iri comfortable yo kumva ko bazatsindariye kuko bamenyeranye, kandi birumvikana avantage ikinyamupira, ariko abare baravuga bati twebwe ntago dushirayo, ntago turi bunanirwe ngo tumanike amaboko. Rayon Sport iteguye gukompeta, iteguye kurwana, abandi basore bose bameze neza cyane. Reka mbabwire ko mu by'ukuri ibindi biganiro bye bitandukanye ndetse bigaruka kuri amakuru ya Gikundiro agezweho, ndagaruka mu kanya mbikugezaho neza cyane. Wa musore witwa ni uyu nguyu nabwiraga witwa Chimanga, sore muzima cyane nguwo, ura musore barimo bafata agafoto, ni wa musore muto witwa Vini, sore bazima cyane. Reka mbashimire cyane mwe twabanye, dukomeze dukurikira amakuru ya Gikundiro. Birumvikana hano kuri Tuza TV ntitujye dukura mu ruge tutaragera ku ntego yacu. Match muzayikurikirana live, birumvikana yaba yabari n'atagaragori zakinamo Rayon Sport n'indahangarwa saa 9 na saa 12 n'ice hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya PRFC. Ninde uzatsinda niye ubona izitwara neza, abafana Gikundiro ku cyizere cyinshi cyane n'abaperi nuko nimunyandikire muri comment. Bye bye, ndaje mu kanya.